yari umusitari n'abantu rwose bazi iyo korali baramuzi kuko yari umunyamahano, yari umuntu uzwi, yari umusitari mu bagore, yari umusitari mu bagore pe, yari umuntu wanditse izina. Kubona mbona herekejwe n'umuntu w'igitsina gore ni ikinga ahantu, mbona wa mugore ni inshuti yacu nyine duhuriyeho, bakangira inama, nkabona n'umubyeyi, mbona niwe umuherekeje, magarara ahantu mbona aramusomye. Si wa mama wenyine yohereza amafoto y'ubwambure bwe, mama yapfuye, ariko iryo jwi ry'umwana nanjye nkaryumvira kure rirenga, urumva ngiye tayari numvaga nyine byarangiye, urumva iyo umwana wanjye adatabaza ndakurahiye jera nari gupfa. Ubwo uwo mugabo wese ahamagara abanyerondo, tugiye kumva twumva abantu barakomanze, ariko mu gukomanga agiye numva bari gukomanga nko mu nzozi, ngiye numvaga wagira ngo ni nko mu nzozi. Urumva iyo umuntu wacitse umubiri wacitse intege gutyo wumva ugiye gupfa, nabyumvaga wagira ngo ni nko mu nzozi se, nkumva ni ibintu ntari kumva. Abantu rero barakomanga ati mukingure vuba vuba, abaransomaguye, gushira mumbabarire ngo ntubivuge, mudagukunda, aransomagura ahantu hose mvirira n'amaraso. Ariko ubwo sinabashaga kuvuga, nabaga numva ariko ibintu byumvira kure. Atinda gukingura, baravuga ngo turaruca, arangije akenyera isume, urumva we yambaye isengeri n'ikabutura, urumva nawe yari yambuye, akenyera isume ajya gukingura. Abanyerondo baravuga ati wa mugabo umwahita amufata nyine kugira ngo adacika, kuko bumvaga umwana ari kurira cyane. Amaje kumufata aravuga ati wa mugabo we uri kurwana, uri kwica umugore, ngo hoya. Baramamagara numva sindi kwitaba, baramamagara numva sindi kwitaba. Umugabo umwe araza yinjira mu cyumba, nyine we yumvaga ko ari ibintu bikomeye cyane, wenda yananyishe. Sinari nabasha no kwiyegura, nta kintu na kimwe nabashaga, uko nakaryamye gutyo nta n'akantu kandiho, niko uwo mugabo yansanze. Yose kugira ngo umuntu w'umugabo asaga wambaye ubusa, nta kintu na kimwe ashobora gukora ngo uvuge wenda ngo ndakurura n'agashuka. Uvi inkuru yanjye. Muntu wese uba hariho hose muri USA na Canada, waba ukeneye ubujyanama n'ubufasha mu ishoramari, gutangiza business, kugura ibibanza n'amazu n'ibindi, gana impuguke Abdu Hagenimana tugufashe muri serivisi zikurikira: kujya muri Indexed Universal Life Insurance, ubwishingizi bw'ubuzima bukungukira mu kugushorera imari ku isoko ry'imigabane mu buryo budahomba. Gutangiza business, tugufasha kuyibonera impushya zose zikwemerera gukora nka licensed professional. Filing taxes, tugufasha kuzuriza igihe no gutanga amakuru yuzuye ku misoro, tukanaguhugurira kuzajya wiyuzuriza impapuro za tax returns. Namwe mwifuza kugura ibibanza cyangwa amazu, naho turahari ku bwanyu. Duhamagare cyangwa twandikire aha hakurikira, tuguhe ubufasha bwihuse kandi bunoze. Urakaza neza. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze muri buno buzima, by'umwihariko wowe duteze amatwi, twizere ko umeze neza. Niba uduteze amatwi ariko ukumva utameze neza mu mutima, ukumva ubuzima butameze neza, uravuze uti reka mbonye ikiganiro, reka numve ndebe ko ubuzima bukomeza. Ni ukuri ubuzima bukomeza, wumve ko uyu munsi niba utameze neza, ejo byanze bikunze nabwo ushobora kujya utameze neza. Ariko one day, umunsi umwe nubigiramo uruhare, ugafata icyemezo ukavuga uti ngomba kubaho no matter what, uko byaba bimeze kose, icyo nafite mu mutima cyose, nufata icyemezo nkubwire ko uzabaho. Birashoboka ko uyu munsi wumva ufite umutima uremerewe, wumva byose byagucanze utazi impamvu uriho, ubuzima bwagucanze bitewe n'urushako, bwagucanze bitewe n'ubukene, bwagucanze bitewe n'abo wabuze, bwagucanze bitewe n'ibintu biza mu mutima utazi aho biturutse, kubera twa tuntu tw'udukomeye twagiye twiteranya akavamo ikintu kinini kiremereye mu mutima wawe. Uri imfubyi, ufite ababyeyi batakumva, ufite abavandimwe batakumva, n'utuntu twinshi tugenda twica umuntu. Uyu munsi ndakubwira ngo baho,
ufata icyemezo cyo kuvuga ngo ngomba kubaho no matter what, kabone nubwo byaba bimeze gute, malgré tout ngomba kubaho kandi nkabirenga, ubuzima bugakomeza. Wari uzi ko wabaho nawe? Wari uzi ko ubuzima bwakomeza hejuru y'ibyo ngibyo wita ko byagucanze? Icyambere no gufata icyemezo ukavuga uti ngomba kubaho, sibyo? Niba wadukurikiye rero uyu munsi ukumva ko byanze, none uvuga uti byanze bikuze, none bigomba kwemera nkabaho. Hari benshi bavuga bati reka niyahure, reka nanga ubuzima. Niwiyahura nta kintu na gito kizima ubukoze. Icyo cyo rwose ntabwo ari solution nziza. Rero ngubwe ko twicaye muri Igasabo Showroom, buryo twicaye ahantu heza, iyo turyamye ahantu heza biradufasha. Nk'uko umuntu wifuza ibikoresho byiza biri class, utugane muri Igasabo Showroom. Ibikoresho byo mu nzu birumvikana, uduhamagaye kuri 0788 770 689. Ujye uduha commentaire, utubwire niba ubana natwe mu nkuru yanjye, niba utwumva, feedback nayo tuba tuyikeneye mu nkuru yanjye. Ndi kumwe na Ingabire Francine, afite inkuru y'ubuzima. Ikintu ambwiye muri kano kanya arambwira nuko ntiyizeye, ndumva umutima wanjye uremerewe. Namaze kujya utariyakira ibyakubayeho byose, ibyaje mu buzima bwawe byose. Kuki utariyakira Francine mbere yo kuguha ikaze? Mu maso azenzemo amarira, tutaratangira n'ikiganiro. Biragoye kwita wiyakira. Okay, mbere kumbwira inkuru yawe, umutima urumva umeze gute? Ko ku mubiri tuhita tubona ko harimo ikintu mu maso. Ndumva umeze neza, nta kibazo. Umeze neza? Uritaye dukora ikiganiro. Ibyakubaye yose warabyakiriye? Narabyakira, ndimo ndabyakira, ariko ntabwo bita biza gutya vuba vuba, ariko ndimo ndabyakira. Ni iki gituma se wumva amarira ashotse? Ni inkoni nakubiswe. Ni urugamba narwanye rw'ubuzima mu rushako. Inkoni yakubiswe n'umugabo? Ibyo bintu biracyabaho cyane. Nzi ko bakwitwaga ari abakera. Jera, nta makuru ufite. Bumbura urushyi ugakwita umuntu. Gukubitwa gusa birenze no gukubitwa. Wari warashatse umusaza ariko? Oya, reka. Umujene? Umujene ukiri mutoya. Pole sana. Francis, tuguha ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Tubanje no kukwihanganisha kubw'ibyo wahuye nabyo, ubwo abantu babyumvise ko inkuru yawe igendanye n'urushako. Wenda ku muntu uri kutwumva kureba ikiganiro muri kano kanya ashobora kwibaza ngo Francine ni muntu ki mbere ko dutangiye ikiganiro, amenye uwo tugiye kuganira ngo ni muntu ki? Aka kanya ndi umubyeyi, mfite umwana umwe. Umwana ungana gute? W'imyaka 9 w'umukobwa. Ndibana, ndi single mother, ariko ibikomere biri kugenda bikira. Mbere ho nari numvaga ntariyakira, navugana n'umuntu w'igitsina gabo nkumva amarira araje, nkumva nyine mfite umubabaro mwinshi cyane, nkumva nanze abagabo kubera nyine ntahohotewe n'umugabo mugenzi wabo, kuko yarampohoteye cyane, narakubiswe cyane by'indengakamere. Si no gukubitwa, hari umuntu ukubitwa ukabona ko ari ibintu byoroheje byo guhana umuntu umucyaha, ariko ngiye byari ihohoterwa rirenze. Gukubitwa bigeze ku rwego rwo kuba nabura n'ubuzima. Ngo guhana umuntu umucyaha, wahana umuntu mukuru? Ushobora kujya wica wenda abantu bibaho bagashwana, ugasanga umwe akubise nk'undi urushyi, biraho amubwira kwikosora ku kintu runaka, ariko njye ntabwo ari uko byari bimeze. Byari ugukubitwa noneho sharijeri cyangwa umukandara, arumva ntabwo ari ibintu byoroshye kandi byagambiriwe, byateguwe. Reka twinjire mu nkuru yawe. Yego. Byatangiye gute? Washatse gute? Wari wakundanye? Reka duhere hasi, byagenze gute Francine? Twarakundanye, dukundana igihe gitoya kitagejeje ku mwaka.
dukundana mbona ari byiza biryoshye ariko ntago nari nakamumenye neza uko twakundanye mba i Kigali nawe aba i Huye. Yego mbese ahanini twavuganaga kuri telefone nta gihe cyo kumumenya nagize. Yego nyuma rero mu mezi 2 twahuye twamenyanyemo nyine muri urumva twamenyanye umwaka kuri telefone tukatuvugana kuri telefone umwaka wenda kuzura ariko mu mezi 2 nibwo namubonye mbona nkubone urumva sinari z'imico ye nawe ntiyarazi yanjye. Muri abo mezi 2 tubonanye ukwa gatatu nibwo twapanze ubukwe. Nibwo twapanze mariage tukora mariage ariko use navuga ngo nararugize ahubwo urwo rugo ni nkaho ntarwo nagize kuko nakubiswe mu cyumweru cya mbere cya mariage. Rero nimba umuntu akubiswe mu cyumweru cya mbere cya mariage nta byishimo nta munezero. Reka tubigemo ujya gukwitwa bwa mbere na mbere yabiturutse kuki? Cere ko ibintu bitoroshera ni ukuvuga ngo gukubitwa bwa mbere si ngombwa ko wenda nabinyuramo muri make. Hari umubyeyi twaberaga mu nzu yaje mu rugo arahansanga ariko aza muri gahunda yo kwiyama umugabo. Yaraje kumwiyama ngo aramusenyera. Ndavuga ati se agusenyera mu buhe buryo? Amatelefone ayinjugunyira ngo reba ibintu umugabo wawe yohereza bikaba binsenyeye. Ndabyo nsanga na amafoto y'urukozasoni yamwohererezaga. Yohereza uwo mugore. Amafoto we yambaye ubusa kamubwira ngo nawe ngaho nawe mpiyanjye. Urumva yarema amubwira ngo asa nkaho ari kumuratira wenda we uwari we kugira ngo uwo mugore bise nkaho bimukurura. Yamwoherezaga amafoto yambaye ubusa kugira ngo wenda wa mugore bimukurure nawe yohereza yiwe. Umugabo w'uwo mugore rero ayibibonye aramubwira ati nta kuntu no mugabo yakwohereza amafoto y'ubwambure bwe weho utayamuha weho mutaryamana. Aramwirukana avuga ati sanga uwo mugabo mwoherezanya bino bintu. Umugore rero aza gutura umujinya umugabo wanjye aje asanga ntawe uhari ni njyewe yahasanze anyeretse amafoto numva gahinda karanyishe. Numva n'icyumweru cya mbere dukoze ubukwe numva gahinda karanyishe numva ngize umubabaro. Amuhamagaye kuri telefone yanga kumwitaba burundu. Njyewe ndamuhamagara ahita anyitaba. Ndamubwira ati se ko hari umushyitsi mu rugo ugushaka se ninde? Ndavuga ati ni wa mubyeyi tubera mu nzu. Ahita avuga ngo ngo bwaje kunsenyera. Niryo jambo yavuze. Ndavuga se kubera iki wise wumva ko aje kugusenyera wenda ataje no kugusura kuki wumva ko aje azanywe no kugusenyera? Nyine ubwo urumva we afite icyo yishinzaga. Nge numva mu mutima wanjye bitewe n'ibintu mbonye numva umutima urakomeretse ndamubwira nabi mvuga nabi. Ndavuga ati uri umugome bigeze aha, uri umugome ku buryo mu cyumweru cya mbere dukoze ubukwe utangiye gukora ibi bintu. Mvuga nabi pe. We rero yaje afite umujinya kundusha aza nkubita. Yankubise urushyi arangije sinzi nimba ari telefone yanjye nimba ariye simbyibuka. Afata telefone ayinkubita gutya mu gatuza itanetura hasi. Urumva namaze hafi amasaha 3 nataye ubwenge. Reba umuntu wari umaze icyumweru nkoze mariage. Urumva noneho yagukwitanye ubugome. None iyo telefone yankubise niyo yangizeho ikibazo. Sinzi ko nimba aramucitse nibyo ntazi gusa yankubise telefone mu gatuza mpita nitura hasi. Yego maje kwitura hasi ubwo urumva sinzi byakurikiyeho gusa namaze amasaha 3 nataye ubwenge. Ariko kuvuga ngo ubwo sinongeye kwishima sinongeye kunezerwa. Yatangiye kubona ko muvumbuye none atangira kubikora ku mugaragaro. Mbere ho yabikoraga rwihishwa. Urumva mu cyumweru cya mbere nyine dukoze mariage ariko mbere y'icyo cyumweru cya mbere bwo hari amakuru nari namaze kumenya nsanga aho mbyirengagije. Mbere y'uwo mudamu se mbere hari amakuru nari namaze kumenya yuko hari umukobwa atereta amubwira yuko ngo nitumara gutera igikumwe ngo azahita ndeka ngo bakajya kubana n'uwo nguwo wundi. Ndavuga ati wasanga ari abashaka kwica ubukwe banyumvisha amavoyisi numva ni ibintu bikabije. Ariko ndavuga ati rega ni nkaho akiri umusore nimba tutarajya mu murenge agomba gukora ibyo ashaka akisansura ni nkaho akiri umusore. Rero
tumajije kubana nibwo nahise mbona yuko ibyo numvise mbere ari ukuri. Wenda uwo mubyeyi ntabwo bari barasambanye, uwo landlord ntabwo basambanye kuko uwo mubyeyi yabaga i Kigali, ahubwo umugabo wanjye bakamwohereza amafoto y'urukozasoni kugira ngo azapange buryo ki bahure babikore, ariko ntabwo babikoze. yoherezaga amafoto ye bwite cyangwa nayo kuri internet? Ye bwite bitewe na message nagiye mbona uwo mumama mwoherereza amubwira ati ariko se aka kanya ukoze ubukwe ugiye kubabaza uyu mugore koko mukiri abageni mutarava no mukwabuki? Nuko aramubwira ati se njyewe iyo ngiye mu kazi nzi asigarana nande? Nuko uko mbivuze niko byari byanditse. Urumva nakoze ikosa njyewe, nsoma message zose mu mama ya telefone ngo reba, mbona ayo mafoto bintera amatsiko, ninjira muri WhatsApp yabo yose, mbona ni ibintu byahereye kare, ajya kureba inzu amwereka inzu, atangira mwandikira ngo uri mwiza uteye neza, ibintu nk'ibyo. Urumva byatangiye ajya kumwereka inzu. Yego, nyuma rero yo gukubitwa muri icyo cyumweru cya mbere ubuzima burambihira burancaririra, mbona ko nakwishima guhari, noneho atangira gusa nkaho yeruye. Yego, akajya ajya mu kazi akaza saa 8 z'ijoro, turacyari mu kwezi kwa mbere kwa buki. Namubwira ati se kuba watinze ngo mba nagiye ngo kureba umupira, kandi nta nubwo yakundaga umupira. Amakuru naje kuyamenya nyuma ko yabaga ari mu bindi bitari byiza. Ubu kwezi kwa mbere nabwo urumva icyo cyumweru cya mbere ibyo by'uwo mugore byaciyemo, cyumweru cya kabiri mbese ukwezi kwa mbere umugabo ntiyaryamaga, yararaga kuri telefone, yararaga kuri WhatsApp. Amubwira ati se ko utajya usinzira bimeze bite, ko iteka ryose iyo nicuye nsanga uri maso, mbona uri gucatinga muri telefone bimeze bite? ngo hari urubuga rwa korari mbamo ngo tuba turiho, ngo hari igihe ngo tuba turi kuganira cyangwa se turi mu nama, hari nk'ibyanzuwe muri iyo nama turimo tubivugaho, rero ntukagire ikibazo nta bibi mba ndimo. Kumva yuko nyine ari urubuga rwa korari aba ariho. Yego, ariko bintera amakenga. Nyuma yaho nabwo ndavuga ati ntabwo bishoboka, guhera ku wa mbere araye muri telefone, ku wa kabiri mfata telefone, nkora ikosa mfata telefone, nsanga n'ubundi si wa mama wenyine yohereza amafoto y'ubwambure bwe, mbona n'undi mukobwa w'i Buganda ariko wari waraje mu Rwanda kurwaza mama wiwe i Huye, wenda nawe amwohereza amafoto y'ubwambure bwiwe. Ariko ati njyewe unyemereye tugahura tugahuza ukama wazishima ubuzima bwawe bwose. Nsomye iyo message mbimubazaho bibinduru, noneho arambwira ngo n'umuntu natije telefone yanjye yandikira uyu muntu, ngo uyu muntu sinanamuzi. Bikomeza gutyo ndabyirengagiza. Amafoto yiwe ntiwabonaga ko ari we? Nyine yabonaga ko ndinjije, nyine ari kumbeshya. Isura ntabwo yabaga irimo se? Nyine urabona kuno winjira muri WhatsApp ukareba message umuntu yandikiranye n'undi, ndamubaza izi message wohereza no muntu ibintu by'ubwambure bwawe bimeze bite? Ngo hoya ngo nukuri ngo ntabwo ari njye, ariko gufotora we yifotoraga cyane cyane igice mu maso atagaragara, ariko urumva nyine ndamuzi ntago wamuyoberwa. Nuko ni n'ukuboko kwe n'akantu kari ku kuboko, urumva cyari biriho. Ngo hoya ngo ntabwo ari njyewe, arabihakana akiregura ko atari we. Ndatuza ndavuga ati reka nubake ndebe, ariko nyine mpita numva yuko uru rugo ntazarumaramo n'amezi 5. Nyine nubaka nzi ko nta n'amezi 5 nzahamara, kubera ibyo ntangiye kubona mu kwezi kwa mbere. Nuko bikomeza gute suko? Byaje gukomeza n'ubundi ntwarinda muri uko kwezi kwa mbere n'ubundi narasamye. Hahandi tuza kuhava twimukira iwabo muri quartier, tujya mu yindi nzu ariko muri quartier yahavuka. Noneho natambuka ngo dore wa mugore wa runaka, uyo ngo kuntu ari mwiza, ngo none se buriya ngo aramuzi, ngo nose uriya mugore ngo ni gute yabaza uriya mugabo ngo bakabana, ngo nyine bamwitaga amazina atari meza, ngo uriya ngo wayogoje abagore, bagashyiraho n'irindi zina ukuntu. Turiya wayogoje abagore ntago yashaka umukobwa
wo muri quartier cyangwa umukobwa waba uzi imico yiwe, nkabyumva bikankomerekereza umutima, nkababara, nkagenda numva nabaye igishishungwe bitewe n'amagambo numvise, ariko nyine numva narihuse, ariko nyine nkakomera nkavuga ati n'ubundi nyanumva ngo niko zubakwa, ati reka nihangane, wenda bibaho mu buzima, bibaho mu rushako, nuko nyine bimera. Ariko njye nagiye kubaka nzi ko bihora biryoshye, bihora ari sheri, bihora ari shushu, nyine nta kintu na kimwe kibi cyaza mu rugo. Njye nagiye kubaka nzi ko ari ibintu byiza, nzahora nishimye, nzahora nseka, nzahora nezerewe, ariko nsanga naribeshye. Uko nabitekerezaga ntabwo ariko nabisanze. Numvaga yuko umugabo atankubita, numvaga yuko atanamvuga nabi, numvaga yuko atanacira mu maso, ngese numvaga nyine ari shushusheri gutyo nyine paka dushaje. Ariko naribeshye, natangiye kubona ingaruka nyine zo kwibeshya mu cyumweru cya mbere, mbona ko ibyo nibwiraga nibeshye. Icyo gihe ntabwo muganirizaga ngo mugwe uti kubera iki bino bintu binkora, kuko waba ufite ibimenyetso? Twaraganiraga akambwira ngo yasheri ngo nukuri ngo ibi ni ibya kera tutari abana. Urumva rero njyewe nkumva ko nyine ari ibya kera, buryo umuntu yibana abagomba gukora ibyo ashaka. Bimwe nkabyumva, nkareba amatariki nkabona nayo icyo cyumweru, ngibi ngibi ngo nabyohereje kera ngo tutari abana. Rero ngo narabiretse ndabyakira. Ariko Jera wari wabona umuntu w'umubyeyi ujya kubyara akajya kubyara ari wenyine, umugabo hari se afite umugabo? Aha niyo mageze numva mbabaye, inda yamfashe saa 6 z'ijoro hari kuri Noheli. Njya kubyara jyenyine, ndamuhamagara yanga kunyitaba. Byari saa 6 z'ijoro, ndamuhamagara inshuro nyinshi, nari ndi kuribwa, ndamuhamagara yanga kunyitaba. Umugabo naramuhamagaye inshuro zigera mu 100 yanga kunyitaba neza burundu. Yari yaraye mu gasozi kundi mugore. Binyobeye numva umutima urambwira ati mwandikire message wenda aho nayisoma arabiha agaciro. Ndamubwira ati se ndikunda inda yamfashe kandi nahere mu gitondo ndibwa, simbasha no kwijyana kwa muganga, ndumva neza ndi mu mubyarire mu rugo. Ntiyamamagara, mitafata umwanzuro wo gusohoka. Ndavuga ati n'ubundi ikiri kundya, mbese indarire kundya kuruta ubundi buribwe bwose nakumva. Ndavuga ati ndiri kundya ikintu kiri kukurya ubumva nta n'ikindi kintu cyagukanga. Kuko urumva ukuntu indirya n'abadamu barabizi. Yarandiye ku buryo numvaga niyo nahura n'ikindi giteye ubwoba, nkumva ko nta kintu cyaba kimbwiye muri ako kanya kubera uburibwe nari mfite. Saa 6 z'ijoro ndasohoka, mfata akabaga kanjye karimo imyenda y'umwana, njya kwa muganga. Ngeze mu ndijyana, numvaga nabaye ikihebe. Urumva mu cyaro saa 6 z'ijoro, hano hataba amatara yari yaraje, ariko ku muhanda ataraza amatara. Urumva nawe urumva mu cyaro saa 6 z'ijoro kame mu bwari bwije. Ngiye ndi kugenda duhurira mu nzira, ariko uza kubona mbona herekejwe n'umuntu w'igitsina gore, nikinga ahantu. Mbona wa mugore ni inshuti yacu nyine duhuriyeho, inshuti ye, nanjye urumva twari inshuti. Mbona ni umuntu nyine nzi wagendaga no mu rugo bakangira inama, nkabona n'umubyeyi, nkabona nyine nkabona ni umuntu nyine utahemuka. Mbona niwe umuherekeje, magarara ahantu, mbona aramusomye, mbona aramusezeye. Umugore aramanuka, ageze hepfo arongera arazamuka. Gusezeranaho byanze, bisa nkaho byabananiye. Urumva mbambikubiseho, ndamubwira ati naguhamagaye, telefone yawe wanga kuyifata, bigera naho nkwamagara ntiyacamo.
ariko mbona ko agize ikintu cy'ubwoba Gerard, mbona ameze nk'urwaye ihungabana, mbona ameze nk'ugiye kwitura hasi kuko urumva nari muguyeho arekejwe byibura iyo duhura ari wenyine ari kumva wenda hari ibindi ari kunsobanurira, ariko noneho mbagwaho gutya ari kumwe n'uwo mugore, mbona inshuti yanjye, mbona arahungabanye, umugore nyine amera nk'aho ashatse kumisha mu maso abaragiye, ariko njye nari namubonye. Umugabo hari akagare yagendagaho asa nkaho akagejeje mu rugo, arangije arambwira ati reka nkageze mu rugo nze tugende tujya kwa muganga. Aramberekeza ndabyara, ariko jere icyo kintu cyarambabaje cyo kujya kwa muganga njyenyine mfite umugabo. Yibere ku nshuti yawe yarambeshyaga yuko yabaga ari ngo mu mupira, ambeshya ko ngo yabaga ngo yaraye ngo mu kazi, urumva aho yabaga ari nahise mpabona. None se iyo uwo mudamu yazaga mu rugo iwanyu ntabwo namukekaga, ntabwo nari no kumukeka. wabonaga yifata gute? Wabaga yishimye angira inama, mpaye nka rero mbona nyine ari umumama mwiza, ahubwo igitangaje ni ukuntu iyo yararaga mu gasozi niwe nahamagaraga ngo ati noneho umugabo yaraye mu gasozi, utazi ko rero bari kumwe. wenda hari n'undi, ariko urumva ako kanya niwe n'abafatanye. Kambwira ngo ihangane, niko abagabo bamera, ufa nihangane, reka dusenge. Nkumva ni umumama ngomba kubwira nkaruhukiraho bitewe n'amagambo numvaga muva mu kanwa, ariko umpumuriza naho kumbi niwe wamutwaye. Aba mama tugira b'inshuti, abatwizera bitwa ngo ni inshuti, nabonye yuko buri mubyeyi wese ufite inshuti ntakizere, ntakavuge ngo yizeye umuntu cyane, kuko aba badamu twimitse mu mitima yacu twita ngo ni inshuti nibo baduhemukira, nibo badusenyera. Urumva nawe nimba yarazaga mu rugo ari inshuti nkamuhamagara ngo umugabo n'ubu ntarataharaye mu gasozi bimeze bite, ngenda arushya akangira inama ngo ihangane, nzi ko aba atari mu bibi, akambwira ngo ihangane wenda bari mu kazi n'ibiki, nkabyumva akaba ari umuhumuriza. Nyuma nkasanga niwe bakorana ibibi, birababaje. Kwizera umuntu byarananiye, kwizera umuntu birababaje byo, kuko umuntu nafatagaho nk'umubyeyi nkamugisha inama, nkasanga niwe wamumukiraga, biragoye kongera kuvuga ngo nizeye umuntu runaka mubwiye ikintu kimbabaje. Biragoye kwizera umuntu, kuko narakubititse mu rushako Jera, narakubititse. Uwo mugore mwigeze mwongera guhura nyuma y'uko? Ntago yongeye kugaruka mu rugo, ntago yongeye kuhagaruka. Ntiwigeze ujya no kumureba se ngo umwihanize muguti ni ibiki wankoze koko nawe? Ntago nari kubona izo mbaraga, ariko ntago hashiraga ukwezi atageze mu rugo, ariko sinongeye kumubona. Bararirimbanaga, yari afite umugabo w'umusirikare yakora, sinzi ukuntu abasirikare nimba bakora babayo, simbizi ko afite umugabo w'umusirikare. Kenshi ntabwo bahaba. Yego, yari afite umugabo w'umwana mwiza, noneho ukuntu bakundanaga, ukabona ukuntu bakundana, ukabona ko nta wahemukira undi, kandi umugore amuca inyuma. Nose nimba narakubitanye n'uwo mugore arekeje umugabo wanjye, nkabona barasomanye, ntago wasomana n'umuntu izo saa sita z'ijoro mutavuye gukora amahano, ntago bishoboka. Ntago bishoboka. Nuko nyuma yo kubyara urushako rurakomeza. Nyuma yo kubyara, ariko na mbere ntarabyara, hari igihe kigeze kugera umugabo yari yiriwe mu rugo. Mbere gatoya, mbese numva inda igeze mu mezi 9, habura nk'icyumweru hari ngo nbyare, yari muri ya misi yo kubyara. Ndamubwira ati ndumva naniwe, niza telefone niyumvire uturirimbo, wenda ndebe ko ntabona n'ibitotsi. Arambwira ati rero nusakurize njye nshaka kwiryamira. Nabwo ati se sheri wanije kutera, nubwo twashwanaga n'ubundi kakanu ka sheri byari sheri. Yego. Arambwira, ndamubwira ati se sheri wanije kuteri, ama ekuteri kiramo indirimbo, nkaho hagiyemo indirimbo hizira rikodi z'abakobwa tereta bavuga ibishegu, nta na rikodi nimwe numvise avuga ikintu kizima. Yari wampaye nze nkurebe,
Yeah. bimeze nabi Yeah. ndagushaka nurumva nyine ukuntu baba batereta nawe urabyumva na record ni nimwe nzima numvishijemo ariko hari record yanteye umubabaro cyane y'umukobwa wamuhamagaye aramubwira ati sheri nukwera icyo wamishe ko ufite umugore arangije aramubwira ati se ngiye hari umugore mfite ngo amakuru nayamenye ngo umuvandimwe wawe twahuye arambwira ati nyamara nubwo ukururana na mukuru wanjye arubatse afite umugore ngo yewe ngo nyine urumva wiwe ngo yaramubeshye ngo siko ngo ari umugore ngo ari umugabo w'abana bane nyine kugira ngo umukobwa bihe uburemere aramubeshya ati sukuru yari umugabo w'abana bane ngo ye ngo ntabyo yambwiye ko ari umusore kandi ari kumporopoza ngo ko twabana numva iyo record gutya mubaza ngo gucyo wamishe ko ufite umugore undi nawe ati yombi kubwira ntago wari kunyemera ngo nukuri ngo nubundi amakuru wayamenye icyo nifuza ngo nuko ngo aratwite ngo icyo nifuza ngo nuko yabyara ngo nka nyuma y'amezi 4 ngo nkamureka ngo nkaza tukibanira ngo uri mwiza ngo nta hantu muhuriye nyine noneho akoresha amagambo yo kunsebya Jera yego akoresha amagambo yo kunsebya mubwira buryo cyari mwiza aramutaka mubwira ko nta hantu duhuriye iyo record ndangije ndayiyumvira ngiye kumva numva aramubwira ati sheri nyine amwaka ibintu kuri singombwa kubivugira ariko yamwatse ibintu kuri telefone numva ni ibintu birenze numva ni ibintu bikomeye bapanga yuko umukobwa aravuga ati nubundi ndagukunda sinabana nawe ufite umugore ariko nyine nubundi urukundo nagukundaga tuzakomeza tubicuti ngo akwindi record bari gupanga ko bazabana hehe i Bugande uwo ngo ataramuvumbura bapangaga gahunda yo kubana i Bugande akamubwira ati se bundi wareka tukigendera ati bureka gatoya ariko nyine akamuhisha ko afite umugore akamucenga buretse gatoya hari ibyo nyirimo akamunyuza hirya no hino nayo mba ndayumvise numva ndababaye ndavuga ati kumbe uyu mugabo atereta abakobwa yubatse agatinyuka agapropose umukobwa amusaba ko yamubera umugore yubatse ntago nari mbizi ko umuntu wubatse atinyuka kubwira undi mugore cyangwa umukobwa ati ndashaka ko umbera umugore kandi yubatse ntago nge nari mbizi numva nyine nguye mu kantu birambabaje ariko icyo gihe nanone nahise niruka mbwira umumama twari duturanye nawe ati umva ino record nyumvira ino record hari indi record twaguyeho iyo tuyiguyeho ameze nkaho bari gukorera ibintu kuri telefone sinzi bafite uburyo ki babikora namashije kuyumva iyo record numva umuhungu ari kumubwira ati sheri umugabo wanjye ari kumubwira ati sheri ndagukunda ndifuza ko twafata itariki y'ubukwe cyangwa se umukama itariki nkazaza gufata irembo yibaze n'ukuri ndavuga ati noneho uyu mugabo baramuroze si gusa none se agatinyuka agasaba umukobwa ngo amubwire itariki bazajya gufatiraho irembo yubatse ari mariye ndavuga ati ariko rose bishoboka ariko namenye yuko ari ukugira ngo babakurure nyine umukobwa yumve ko ibyo bintu biri seriye nimba ari izo sex bakora bazikore bitabagoye yumva ngo ari kubiha umuntu bakundana ego nase nitura hasi urumva nendaga kubyara abura umva muri icyo cyumweru ahubwo byabaye nibwo nagiye no kubyara noneho mama ni inkuru yabaye gutya pe no mama twamuberaga mu nzu nanone abaravuze ngo avuga ikintu numva yuko ahubwo bari iwe yarabizi nuko yabimishe ngumva ngo twari tuzi ko nashaka ngo ibi bintu azabireka ngo rikomana ngo yangiso yiwe ngo yarayikomeje ngo na nyuma yo gushaka ndavuga ati se yarasanzwe abikora ngo arikomana ngo twanababajwe n'ukuntu yakuzanye muri quartier ahantu yanditse amateka ahantu bamuzi ahantu bazi ingeso ze ahantu bamufungiye gufata umugore ku ngufu naravuze ati se mvugana n'umugabo wanjye navuga ati se ubu ngubu ibi bintu uyu mugore umunsi yabyumvishije ntibizamugwa nabi urumva ibyo ko bamufunze azira gufata umugore ku ngufu nabyo nabimenye ubwo ngubwo mwumvishije izo record arambwira ati hangane wibyarira umwana wenda azahinduka numara kubyara
cyokora mana yanjye byaranyitayeho mana nta kintu nabuze pe nta kintu nabuze nko mu mezi 3 ya mbere mfite uruhinja nta kintu nabuze ariko Jera mu kwezi kwa 4 kwa 5 maje kubyara nyuma y'amezi 3 maje mfite uruhinja rw'amezi 3 yaraye mu gasozi yararaga mu gasozi avuga ati se kurara mu nzu njyenyine n'uruhinja nk'ubu turamutse tugize ikibazo byagenda bite ko ari mu byaro nkajya ndarandira numva umutima wanjye ukomeretse nkumva mfite agahinda nkumva ntuye umwana wanjye umujinya ndavuga ati ari se ubundi kuki ndavuga ati basi niyatanera inda nkicuza nyine icyatumye anera inda urumva umuntu waguhemukiye gutyo uri kuguhemukira gutyo nahise nicuza ikintu cyatumye umva utanamubyarira antera inda ndavuga ati numva umwana mfite uruhinja mutuye umujinya namureba nkumva nyine ndababaye kubw'uwo mwana ariko ndihangana nkomeza kwirerera umwana umugabo akajya ataha yasinze andukaho yararirimbaga muri korari ego kwa mana we korari rwose hariye Huye korari bita korari ijuru ndayivuze muri Kiliziya Gatolika yari umusitari n'abantu rwose bazi iyo korari baramuzi kuko yari umunyamahano yari umuntu uzwi yari umusitari mu bagore yari umusitari mu bagore pe yari umuntu wanditse izina ego none se urumva yari umusitari mu bagore nko kwivuga mu kubasambanya wumva n'amateka yuko yajyaga n'abasambanya ku ngufu we yabaga yabaterese abo babaga baziranye hari ukuntu yari afite akarimi keza ukuntu bakabatereta bakemera ariko yari wa muntu ukubwira ko agukunda ko yigeze no gufungirwa gufata hari umudamu w'umuturanyi deja gutyo baturanye bamufunze ariko urumva yamazemo icyumweru kimwe ariko bamuhora iki gufata ku ngufu ayo makuru nayo nayamenye nyuma kumva ko ashatse umugabo ufata ku ngufu ryamana na buri mugore ego yari umusitari ibaza ko byageze naho umuvandimwe we nabimuganirije ndavuga ati rero mukuru wawe nimba agiye mu kazi kwa gatanu ubundi buri weekend nabaga nzi ko ngomba kwiraza buri weekend kandi byatangiye mu mezi ukwezi kwa 3 tubanye ukwezi kwa 3 tubanye mbese tukiri abageni ntaranagira n'inda nkuru ariko njya akambwira ko aba yakoze ijoro ko ahantu yakoraga hari agakipe yari ayoboye ukuntu ariko akambwira ko akoze ijoro nawe kumbise nkamenye ko wa 6 yabaga afite umuntu bari kumwe nkabyumva ko aba yakoze ijoro igihe kimwe mbwira umuvandimwe we ndamubwira ati se yego iyo yakoze ijoro birumvikana aza mu gitondo ese ko niyo atakoze aza saa 8 aza saa 9 saa 10 bimeze bite umuvandimwe aranganiza aravuga ati ariko reka nkubaze twatuzi yuko uyu mugabo ubwo yashatse yahindutse hambara ko se ubundi umugabo ubwiza ukuri wasanze ari muzima ati koko ni muzima ati ntabwo bishoboka ko yaba ari muzima se kubera iki ngo ntago wabinyumvisha ko yaba ari muzima ngo mbyumve se kubera iki umbwiye ngo si wakumva ko ari muzima ngo bitewe n'ukuntu ahinduranya abagore bitewe n'uko uwazanye uyu munsi si wazana ejo ntago nakumva ko ari muzima twari tuzi ko ari ku kinini ndavuga ati rero wenda nta mahirwe nagize nasanze nta kibazo afite ngo ngo tegereza wenda azahinduka ambwira ijambo rikomeye arambwira ati nimba umuntu atarahindutse akoze mariage nta kindi gihe wazigera abona yahindutse ni ukubaka nyine ugatuza ibibaye byose ukabyakira ugahebera urwaje urumva muri ayo mezi igice cy'umwaka ndababara ndagenda twakoze mariage afite ibiro 72 mu mwaka Jera afite ifoto hano nayizanye ndakwereka ukuntu nahavuye ngana twakoze mariage afite ibiro 72 natandukanye nayo afite 47 none hari n'ukuntu umuntu afite umubiri ukabona nyine ni umubiri wenda wo kunanuka ariko njye nari mfite umubiri ubona wagira ngo mfite ikibazo mu mubiri yego nanjye ubwanjye Jera ntago nari nzi ko ndi muzima kubera ukuntu naganaga nagize unitakariza icyizere numva ko ndwaye sida kubera nyine ukuntu nataga ibiro ukuntu
imitsi yari yaraje ku maguru, ndavuga ati ubanza nanjye nararwaye, nkasenga Imana, mbwira Imana, Mana uzambabariye kwicwa na sida, kuko numvaga ko nyifite, amaherezo numvaga ko nyifite. Nta kuntu umuntu yananuka bigezaho ngo agire ibiro 47, numvaga yuko narangiye. Yego, urumva umwaka wa kabiri, nyuma y'umwaka wa kabiri mfite umwana muto ukambakamba, atangira kumpima, anyicisha inzara, umugabo anyicisha inzara Gera, nicwa n'inzara koko. Agiye mu kazi, bwira umuntu ndavuga ati se wandangiye akazi basi k'ikiyede, ntareba yuko twarya kuzara igihe kunyira mu cyaro. Nta muntu wapfa gusaba ngo aguhe, nta muntu wapfa kwikopeshaho ngo aguhe mutamenyeranye. Njye ntago twari tumenyeranye cyane. Umumara mbwatano ruguru hari umudamu uri kubakisha, yaguha n'ikiyede. Arambwira ati se buri itafari, arambwira ati se buriya itafari rya rukarakara warishobora? Sha bitewe n'inzara nari mfite, nabwiye ngo narishobora, kandi ntago numvaga ko mfite imbaraga zaterura rukarakara. Umwana musigira nyirakuru, ubwo ni nyoko bukwe. Musigira nyirakuru, navuga ati rero mukecuru, hano ruguru hari ahantu mbonye akayede, nsigaranira umwana. Ati nta kibazo. Uwo mumama wakimbaye baranaririmbanaga, nasanze nzi ariko njye ntago nari muzi. Naramubwiye ati wambaye ikiyede, numva mvuze mu izina, ntago nari nzi ko nzi, gusa numvishije nzi izina. Wari umugore w'umusitari. Urumva numva mvuze mu izina. Arambwira ati se basi urabishobora, aya matafari urashobora? Ndamubeshya ngo ndashobora. Naterura itafari nkumva umugongo uracitse. Narihanganye, nkoresha imbaraga izo arizo zose, nkora icyo kiyede. Bampa icyabiri, ndataha. Ngeze mu rugo njya kugura ibirayi ndateka. Aje asanze natetse arabimena, arantuka ngo nabisambaniye. Gera narababaye. Ibaze kujya mu kiyede nta n'imbaraga ufite, bakaguha icyabiri, urumva ni make. Icyo gihe ari make. Wanavuga ngo urahashye, umugabo akamimena ngo ko nta mafaranga nagusigiye, ibi wahashye wabikuye ko nzi ko nta muntu wagukopa. Yabikubise umugeri, aravuga ngo ntabwo narya ibiryo byavuye mu maguru yawe. Iryo jambo yararivuze birambabaza. Ntekereza ukuntu nagiye muri icyo kiyede nshonje, naburaye. Cyakora hari umuntu wangobye irindazi, niryo nagiye ndiye muri icyo kiyede. Ndeba buryo cyo bimennye, numva umubabaro urangije. Ndavuga ati ariko Mana wambabariye nkapfa ko nta kintu maze. Wambabariye nkapfa ko nta kintu maze. Ntangira gusaba Imana ngo nipfire. Ntangira gusaba Imana ngo inkure kuri iyi si, wenda azabeho yishimye. Ariko Imana ni umubyeyi, ntabwo yari kubikora. Icyo yifuzaga ko ari kugira ngo uve mu rugo se? Nyine we ntabwo yumvaga yuko nagiye mu kiyede, we yumvaga yuko nasambanye, ahubwo bakagira gute, bakama amafaranga. Kuko wumva we yaribajije ati yagiye mu kiyede ko atabimbajije, ko atabimbwiye. Nyine we ntiyumva ko naba nakoze icyo kiyede. Arabimena, aravuga ngo ntabwo nshaka ibintu bivuye hagati y'amaguru yawe. Ni nuko yavuze. Ndavuga ati genda ubaze mukecuru wawe ko ntamusigiye umwana. Nyuma cyo kora aragenda ngo abaza mukecuru. Ndamubwira ati umuntu umeze gutya na gutya niwe wamaye ikiraka. Baravugana cyo kora, nyuma yumvishije ko nagikoze araza nsaba imbabazi. Asaba imbabazi avuga ngo iki? Hamwe ngo babarira ati njye ntabwo numvaga yuko ikiyede wagikora.
nanjye narahubutse mbabarira ndavuga ati nta kibazo. uramubabarira Naravuga ati gusa nta kibazo. Nuko urugo rwarambihiye ndavuga ati se ibintu nirukanyiye nuko bimera, ibintu nirukanyiye by'urushako ni uku nguku bimera. Nakoze ubukwe nishimye mbona ari ijuru ngiyemo, ariko noneho ngiye muri jehenomu ntangira kwitotomba mu mutima. Ubuzima bwanjye bugenda buhinduka, naba ndi mu bantu nkaba nkonje, naba ndi mu bantu singira ijambo nkumva nta kintu mfite cyo kuvuga kubera umubabaro. yego bibaho cyane. Najyaga gusenga ngataha nta kintu numvise. Twagendaga gusenga kenshi, nawe akajyayo yari ari muri korari, ariko ntabwo nabaga mpari, ntabwo nabaga nzi ngo basenze ibiki. witekererezaga ibyakubayeho. Umutima wanjye wabaga uri mu rugo nibaza ubuzima mbayeho muri urwo rugo pe. Ntabwo nasengaga ngo numve ngo ni ibiki ngo nasenze. none se mbwira Fanny, umugabo yari niki yari afite cyakururaga abagore ku buryo baraga mu bagore bakanamenya? Wiwe yabahaga ayo mafoto akababwira ngo hari ibintu byose ntabwo ari ngombwa ngo mbivuga ko hari message naguyeho. Avuga ati asaba umugore aramutuka, arangije amubwira ngo mva ngo nyikweretse ngo nawe ngo wanyifuza ngo nanjye ntakigukeneye. Urumva we ngo bamwitaga ngo umupfubuzi. Yego umugabo wawe. Yego we simbizi izindi mbaraga wenda yari afite zirenze wenda iz'abandi, ko afite icyo wenda bamukundiraga. Bivuze ngo yari atagitse igitsina yari afite nyine, ugasanga abantu bose yakiboherereje, ugasanga nyine sinzi impamvu yabikoraga. Ariko yakundaga kohereza abakobwa amafoto yambaye ubusa, kandi byarabakururaga sinzi, ariko yumvaga ko wenda nimba yohereje ifoto y'ubwambure bwe wayihaye iri bumukurure. Ntabwo mbizi impamvu yazoherezaga. Yego ndihangana ndubaka nyuma y'icyo kiyede. n'uwamuhakaniraga akerekana ifoto y'igitsina cye yetaga yemera. Uwo nabonye wamututse ni nyirinzu, uwo mumama aje kumwiyama mbere niwe nabonye wamututse. Undi nawe sinzi ibintu yanditse arabisiba, ntabwo namenye ngo yamwandikiye iki, kuko urumva yari azi ko najya muri telefone ye. Nabonye igihe iyo foto, ariko umugore ibyo yanditse ntabwo nabimenye kuko yabisibye. Yego Jera nkomeza kubaho muri ubwo buzima bw'umubabaro, ngeze aho ndiyakira, nkumva n'ikintu kigomba kumbabaza, numva kubabara birashize, numva kubabara birarangiye. Umugabo mu myaka 3 twamaranye yamaze amezi 6 mu gasozi, arara buri weekend, mbese rwa ngo mu kwezi yararaga iminsi 4, buri cyumweru yararaga mu gasozi. Ari igihe kimwe yaraye mu gasozi aje arankubita ngo nanjye nararanye n'umugabo iwawe. Yego ndamuga ati se hari umugabo hasanze ngo hari ibimenyetso, sinzi ibyo bimenyetso ibyo ari byo. Yarameze nk'ufite abadayimoni, yarameze nk'ufite abazimu. Yarankubise urumva bwari ubwa kabiri ankubise. Arankubita noneho numva ubwenge buragiye, numva birajaguye, numva simbizi nyine, numva arankubita binakabije. Ahubwo ngo hari umuntu ngo wamuhaye amakuru ngo yuko ngo hari umugabo ngo munini ngo waje kundeba. Ndavuga ati se uwo mugabo ari hehe? Uwo mugabo hari uwo wafashe? komera. Ntabwo biba byoroshye ibyo abantu bacamo, abagore abagabo nabo ku ruhande rwabo, ariko nyine turi kuri ka by'abadamu. Yego komera cyane. Ntabwo byoroshye Jera, ntabwo byoroshye pe. Ariko ngewe nageze aho ndavuga ati kubana nawe burutwa no gupfa.
ariko mubwira twabanye mukundana wankunda abantu bato nge ndazwi ko umugabo wanjye ni umusitari nta hantu na hamwe hari umugore atazwi nta hantu na hamwe ese bamukundiraga iki rega Gerard sinzi abagabo nyine naba muri make yari indaya rero abagabo b'indaya barakundwa ntago yahongaga ariko sinzi ikintu bamukundiraga yari mwiza gutyo ukuntu bakamukundira wenda igihagararo uko bamubona ariko baramukundaga pe yari babandi twita ngo n'amabogari ntabwo ari bogari yarananutse aringanya ariko nyine ubona ko ari mwiza ariko ari w'amagambo meza aryoshye uburyo umugore wese yabwiraga yahitaga yumva nyine abonye umugabo gusa icyo cyagukure kugira ngo ubane nawe oya yari mwiza yego nabyo byaramwere ko yari mwiza ariko njyewe yarankunze cyane ndabibona kuruta uko namukunze urukundo yari afite rero nirwo ahanini narebyeho yarankundaga cyane ahubwo ahantu hose nageraga turi kumwe nta muntu atanyerekaga nta muntu n'umwe muri Huye utarunze agupresenta abantu bose ngo dore ahantu hose twabaga turi kumwe yabaga avuga dore sheri nabaga ati niryo juru kabisa umugabo n'uyu nyuma byaje guhinduka rero ndavuga ati koko ibyo nibwiraga ntabwo ariko bimeze rya juru rito numvuga ko ngiyemo naribeshya ahubwo nagiye mu kuzimu kuko nishimye tutarabana nirwanyerekaga urukundo nkabibona tugatembera tugasohoka amahoteli agezweho muri Huye ngaho ninde ni Francine na runaka mbese anyereka urukundo muri ya bisi nyine tugikundana nta hantu yajyaga ngo atsige ariko tumajije kubana uko nabitekerezaga ntabwo ariko nabibonye kuko we yashakaga kuba umugabo ku izina gusa yitwa aderesi umugabo ku izina ni igiki navuga ngo yigeze kugukubita uravuga uti noneho bino bintu ndumva ari indengakamere ikintu ugeze kunkubitira igihe yankubise noneho ari nacyo kintu cyatumye dutandukana yankubise umwana wanjye yari afite imyaka 3 umwana wanjye yari afite imyaka 3 ariko ubwo tujya kubana deja nari mbizi ko afite umukobwa yateye inda ariko umwana agira imyaka 9 ataramubona arambwira ati sheri nagira ngo ngusabaga akantu ndakumva wa mukobwa twabyaranye tarashaka kuza kunyereka umwana yego ndavuga ati yuti nta kibazo ndamwemera ndavuga ati ariko icyambere nuko aza agataha yego ntabwo ararahana ndavuga ati kandi bya bintu byo kunshihura giciye aha dore uko kimeze umva mbabare rwose birangire ntuncihure dore ko usigaye ugira umutima mubi utakivuga mbese unyereka urukundo nyine unkunde nawe abone ko nyine nitumwereke yuko dufitanye ikibazo mu rugo nta kibazo umugore yaraje azanye amazimano yaje azanye inzoga ka 15 k'inzoga bakajya barara banywa umugore babyaranye byaje kurangira aje azana umwana turaganira tubona burije umugore aravuga ati rero reka ntahe umugabo ati reka uzata hashize ukwezi ngo tubanze dushirane urukumbuzi wumva se numva ariko njyewe nkumva simbishikira nanjye nkwijijisha ngo yego sha ariko ku mutima bitandiho ku mutima avuga ati mana yanjye turagera mu cyumba ndahita musarana mubwire ko ejo agomba kumvira uravuga uti ngo yego sha iyi nkavuga ati yego sha we mubanze mudusure se urarara utashye ubwo muraba mudusuye ariko bya nyirarureshwa byo kutamwereka umutima mubi nuko aravuga ati hoya cyo kora nzataha ejo bukeye umugore ntiyataha yamaze icyumweru ariko muri icyo cyumweru gera ntaboneye ibintu bitabaho ntumbwiye ko bakagira ngo ni satani na dayimoni byivanze muri urwo rugo yego
muri uko kumara icyumweru urumva banywaga izo nzoga, rimwe ndategura ibiryo, umugabo ahekenyamo nimba ari akabuye, arangije arampamagara ngo ni kwa mugore we ngo vayo hano, ngo rya bino biryo, tiwandoze rya bino biryo, ngo niko ngo wampaye inzaratsi. Mu buzima mu myaka 3 twari tumaranye nibwo bwa mbere yarambwiye iki iryo jambo. Ndavuga ati se kutari usanzwe uvuga gutyo, niyo wahekenyaga iryo buye ko wumvaga wenda ari nk'ibisanzwe, kumwe ushobora no guteka ibuye rikaba ririmo, bihindutse bite? Yewe uko bizi mu myaka 3 tumaranye nibwo nakumva iryo jambo. Ansuzuguza uwo mugore, ariko nyine ndihangana. Ikindi gihe rero ajya kunkubita, hari akantu yakundaga kunyweramo amazi, yaragakundaga pe. Rero urabizi umugabo mu rugo aba afite ikintu runaka kunda cyane pe. Hari nk'ubafite intebe runaka akunda ku buryo atayicayemo ritarema, ugasanga afite ifoke umugabo akunda, ko hari ikirahure yakundaga, mbese ko agikunda. Umwana wanjye arakimena, ndavuga ati noneho ndapfuye, ikirahure agikunda kubitu, none aranyica. Umudamu aravuga ati nimba agikunda rero ndamukubwirira ko umwana akimennye ntaribi. Araza. Wavugirwaga na mukeba? Mukeba ubwo wenda numva ko ari bumvugire. Araza avuye mu kazi ati sheri karame, nzanira ka karahure ye. Mu gihe ambwiye ngo kanzanire, numva igitima ngo hwi. Umudamu numva aramubwiye ngo rego ufite umwana uko bagana, ngo yakamennye. Ngo yakamennye. Abaravuze, abarampamagaye n'agasuzuguro ngo niko mama runaka ngo vayo hano, ngo ikirahure cyanjye cyamenetse ureba. Ndavuga ngo najyahemo umushyitsi kirameneka. Arambwira ngo kugira ngo ikirahure cyanjye kimeneke warara mu gasozi. Numva ndababaye, ndamubwira ngo imyaka yose tumaranye unsuzuguye bene aka kageni, bituma naho uvuga ngo kugira ngo ikirahure cyawe kimeneke narara mu gasozi. Ndavuga atari kuzi yuko nta mugore mwamarana kabiri. Ndavuga ati uko nta mugore mwamarana n'ukwezi wowe. Ndavuga ati nta mugore mushobora no kumarana amezi 2. Bitewe n'ibintu nkorera byo kunkubita nkihangana, kunsuzugura nkihangana, kunyicisha inzara nkihangana. Ugerekeho no kuvuga ngo kugira ngo ikirahure cyawe kimeneke warara mu gasozi. Ndavuga ati ibingibi nta muntu wabyihangane, nta mugore mwashobokana. Noneho wa mugore bari bicaranye, aravuze ngo n'uyu se, ngo n'uyu, amutunga urutoki ngo n'uyu. Ndavuga ati ntago mwamarana kabiri. Noneho bahise barebana gutya icyarimwe, baseka agatwenge ko kunjinyora, kagatwenge. Umugore barasetse, umugabo arasetse. Numva noneho birandeze. Barangije batabagera gutya, bakubitana he gutya mu biganza gutya, baza guseka agatwenge ko kunjinyora ngo hehehe, bagira gutya. Numva noneho ndavuga ati noneho ubanza ndi gukina n'ikipe ntazi tu. Ndangije mbonye nyine bankundaniyeho bincanze, negera mu cyumba. Numva aramubwiye ngo ariko ngo nakubwiye ko giteye nuko kimeze byose urabizi. Noneho umugore yumva hari birakomeye, kucya yitahira. Bukeye yitahira, Jera uzi yuko hari ibyo natarutse. Yamaze igihe kingana iki? Yamaze icyumweru, ariko hari umunsi umugabo nagiye kumva numva araje, ntazi igihe yabyukiye. Numva nyine we araje, ari kwinjira mu buriri, ntazi igihe yabyukiye. Ntigeze numva afungura hanze, wenda ngo numve ko aragiye ku bwiherero. Numva nyine we ari kwinjira mu buriri bunyi. Urumva y'igisambo kivuye kwiba kigenda kinenetse amaguru. Numva ari kwinjira mu buriri nk'umuntu ehwana uvuye kwiba. Ndatuza ndihangana, ariko sinabyita. Ndavuga ati nta kundi nyine nuko. Ubwo rero ibyo nabyo nabyibagiwe. Ntabwo yaravuye gusambana nawe? Ubwo nyine yaravuye mu cyumba cy'uwo mushyitsi, wo mugore. Urumva agenda kambakamba. Nyine agiye kumva numva ari gusesera mu buriri, ariko wumva ari kugera gahoro. Ndavuga ati
bavuye kubikora. umushyitsi se mu gitondo ntabwo wigeze umubwira uti kuki Umushyitsi- wasambanye n'umugabo wanjye? none se arabwo nabafashe, ntabwo nabafashe gusa numvise cengera mu mashuka nk'umuntu. Hari ukuntu umuntu ava ahantu ukumva nta kintu yikanga, ariko we yaje yorosora gahoro, ndi kumwumva numva aseseye mu ishuka gahoro nk'umuntu uvuye hehe mu bindi bitari byiza, sinabyitaho. Nuko ubwo nyuma yo kuvuga ngo ikirahure cyiwe aho kugira ngo kimeneke narara mu gasozi, uwo mudamu yaratashye. Amajije gutaha umugabo yaje saa 5 z'ijoro. Aje saa 5 z'ijoro ntiyavuga ntiyanarya. Nabwo ati se sheri ko utariye bimeze bite? Araceceka. Ese sheri bite bimeze bite? Araceceka. Ariko ubwo nari nigeze kurwara akaguru, ubwo umugore yaragiye mpita ndwara akaguru karabyimba. Ndangije ndavuga ati ariko reka nkubaze, n'ubundi wirakaje sinzi cyakurakaje. Amubwira ati ko uriya mudamu yagiye nkaba narwaye akaguru, ndamubwira ati cyangwa yandoze kugira ngo dusohoke marugumemo nk'uko yabivuze. Yego. Umugabo yaranyatatse arankubita. Muvugiye umukonzi. Yego. ngo ntago ngo aroga. Dore yarankubise. Komera. Yarankubise. Wari wabona umuntu ukubitwa mu mutwe wiwe ibintu byose bikavamo, akamera nk'umuntu udatekereza. Yarankubise akajya afata inguma agakubita mu mutwe, akajya afata inguma agakubita gutya mu maso, akajya nkandu n'umutsi wa hano. Noneho ngamubwira ati rero nyine nkumva ko wenda ari ukunkubita rero aho byoroheje. Bigira mubwira ati rero ngiye ndumva ngiye gupfa, mbabarira rwose ndumva ngiye gupfa. Naraha imigeri ababwira ngo ngiye gupfa, mbabarira n'ukuri ndapfuye ngiye gupfa. Noneho akumva ndimo ndavuga nk'umuntu uri gusamba, noneho ntanangirire muhwe, ahubwo agakomeza agakubita. Yarankubise akajya nkubita mu mutwe, akajya nkubita mwenda hano mu gatuza. Mbona ko intego ashaka kunyica. Ariko ubwo nari mfite umwana wanjye yari arimo mu kuzuza imyaka 3. Akana kakajya kabyuka kakamukurura amashati ngo ndekera mamayi wanjye. Uko nkubita niko akana kamukurura amashati, nkundikira mamayi wanjye. Noneho ngewe rya jwi ry'umwana ryavugaga nkaho ndi kuryumvira ahantu kure. Komera François. Komera cyane. Nkumvira ijwi ry'umwana wanjye ndi kuryumvira ahantu kure nko mu birometero, nkumva nyine ririmo riraturuka ahantu kure cyane. Ariko uvuze induru ngo ndekera mamayi wanjye, kari gutabaza ngo mama yapfuye, mama arapfuye. Noneho ngiye nkibwira mu mutima ngo nimba uyu mugabo ari kumva umwana ataka gutya, ntanakugirira imbabazi, ashaka kukwica. Niko njye nahise numva nibwiye, nkumva basi andetseho gatoya. Hari ikintu nabwira umwana wanjye basi nkamusezera. Kuko yarankubise mbona urupfu. Yewe yarankubise Gerard, yarankubise. Yagukubitaga ingumi, yarafite inkoni. Nta nkoni yari afite. Yankubitaga iki? Yongera agarura kubita iki? Just kuko wavuze ko uwo mugore waraye mu rugo. Ngo nkeka ko nyuma bambwiye yuko ari nk'ibintu yasize kugira ngo nkubite bitume ngenda. Kwa kundi nyine abantu baroga n'ibiki. Kuko urumva ntabwo yari asanga nkubita gutyo, yankubitaga biraho byoroheje, nubwo twari dufitanye ibibazo by'uko agenda akaza mu gitondo, yizira saa 8, yizira saa 10 nkamubona mu gitondo. Ariko niyo nshuro navuga yarankubise biteye ubwoba. Naho ko ndari n'umwana mubi, ankubita acomoye radiyo. Noneho bigeraho yafunguye radiyo, kwa kwitabara nanjye nzamura akaboko wenda aho kubisa urushyi nkaba nafata akaboko.
bigera aho ngaho umubiri ucika imbaraga, kuzamura ukuboko simbe nabishobora, kwirwanaho simbe nabishobora, kuvuga birananira. Uzi ko yankubise bikagera finali, bikagera ku rwego rwo gupfa, hahandi uba wumva mu mutwe wawe nta kindi kintu uri gutekereza, handi iyo umuntu ari gupfa sinzi ko hari ikindi kintu kiba kiri mu ntekerezo ze kitari urupfu, ariko njye yarankubise mpita mbona urupfu, muri kwa kubona urupfu. Ariko ngenda uko ndi kugenda nkumva umwana wanjye ari kuvuga ngo mama yapfuye, ngo mama yapfuye. Nkumva ndi kugenda numva ayo majwi y'umwana ngo mama yapfuye. Sinzabyibagirwa ukuntu nta rindi jwi numvaga, inkoni zo numvaga umubiri waziciye amazi, kuko ikintu nashakaga ni ukunyica, kuko yankandaga umutsi wa hano, urumva inkoni nari naziciye amazi, umubiri utakiri kumva inkoni, nawe wumva umuntu ukubitwa bikagera ku rwego umubiri utacyumva inkoni. Ariko nkajya numva ijwi uko ngenda nkumva ijwi ry'umwana wanjye ngo mama yapfuye, ngo mama yapfuye. Noneho nkumva muri njyewe Imana impaye amahirwe nkagaruka, ari nk'ikintu numva nabwira umwana wanjye, kuko numvaga ari we ntekerezo zanjye, numvaga nubwo ndi kugenda ari we muntu ngiye ntekereza. Igiye gukubita kuryamye ubwo urumva nari naryamye, byari nko mu 5:00, ntabwo nari nambaye. we yaraje ndamubwira ati se utagiye ku meza, njya gukubisa wambaye ubusa. nyine nari naryamye, aje aza atavuga, ndamubwira ati se utagiye ku meza, ko natetse ibintu ukunda, utagiye ku meza. Baraceceka, ndamubwira ati se kutagiye ku meza bimeze bite? Araceceka ntiyavuga. Ngo deshere kutavuga, umugabo yanga kuvuga burundu. Ndamubwira ati ariko birashoboka kuba wababaye kuba nta rusohotsemo ngo arugumemo nk'uko mwabivuze. Ndamubwira ati dore rero yandoze, nabaye ikimuga birarangiye, ko akaguru karandebye ahatari, nyuma kuvuga ngo yandoze akaguru kari kundya. Ndamubwira ati humura, ibyo yakoze byose aragira ngo nduvemo arugaruke. Nubwo yaherebwa nkubita kubw'amahirwe, kwa kundi umwana yari arimo atabaza avuga ngo mama apfuye, ndekera mama wanjye, ndekera mama. Ariko ntabwo yabivugaga neza, ko yari afite imyaka 3 ataramenya kuvuga, arumva yabivugaga mama apfuye, ndekera mama wanjye. Indirimbo irahagaze, noneho ihagaze umwana akomeza kuvuga ngo mama apfuye, ndekera mama wanjye. Umuntu w'umugabo ahagarara ku idirishya ngo yumve ijwi ry'umwana barimo riratabaza ngo mama arapfuye. Arakomeza arahagarara ntiyahita agenda. Indirimbo isubiramo, umugabo arakomeza arankubita. Indirimbo arahagarara aravuga ati reka numve ibyo ari byo. Ya ndirimbo irongera ararangira, yumva nta muntu uvuga, yumva umwana ari kurira, mama apfuye, mama yapfuye, mama yapfuye. Ariko iryo jwi ry'umwana nanjye nkaryumvira kure rirenga, urumva ngiye tayari numvaga nyine byarangiye. Urumva iyo umwana wanjye adatabaza ndakura hejera nari gupfa. Ubwo umugabo wese ahamagara abanyerondo, tugiye twumva abantu barakomanze. Ariko mu gukomanga giye numva bari gukomanga nko mu nzozi, ngiye numvaga wagira ngo ni nko mu nzozi. Urumva iyo umuntu wacitse umubiri wacitse intege gutyo wumva ugiye gupfa, nabyumvaga wagira ngo ni nko mu nzozi se, nkumva ni ibintu ntari kumva. Abantu rero barakomanga ati mukingure vuba vuba, abaransomaguye. Gushira inkumba barira ngo ntubivuge, mudagukunda. Aransomagura ahantu hose mvirira n'amaraso. Ariko ubwo sinabashaga kuvuga, nabaga numva ariko ibintu byumvira kure. Aragusoma no mu maraso nyine yarankubise, amaso arabyimba, mwe nano ndabyimba, mu muhogo hano hose hari ibisebe. Arumva yaraciye ibisebe kubera kunkubita iki, nabyimbye cyane. Arambwira ngo mbabarira,
ngo ndagukunda mumbabarira ngo ntibamfunge. Barakomeza barakomanga atinda gukingura baravuga ngo turaruca. Arangije akenyera isume urumva we yambaye isengeri n'ikabutura urumva nawe yariyambuye akenyera isume ajya gukingura. Abanyerundi baravuga ati wa mugabo umwahita amufata nyine kugira ngo adacika kuko bumvaga umwana ari kurira cyane. Amaje kumufata aravuga ati wa mugabo we uri kurwana uri kwica umugore ngo hoya. Baramamagara numva sindi kwitaba, baramamagara numva sindi kwitaba. Umugabo umwe araza yinjira mu cyumba nyine we yumvaga ko ari ibintu bikomeye cyane wenda yananyishe. Atangira mu cyumba aje kureba, sinari nabasha kuba nafata nishuka ngo niyorose, sinari nabasha no kwiyegura. Urumva umubiri wari warushye cyane wananiwe wacitse intege, sinari nabasha no kwiyegura, nta kintu kimwe nabashaga uko nakaryamye gutyo nta nakantu kandiho. Niko uwo mugabo yansanze. Yose kugira ngo umuntu w'umugabo asaga wambaye ubusa nta kintu na kimwe nshobora gukora ngo mvuge wenda ngo ndakurura n'agashuka. Baravuga ati tugiye guhamagara kuri polisi wa mugabo wa dore wishe umugore wawe. Undi nawe ati reka ariko ayo majwi yose nkajya nyumvira kure nkajya mbyumvira kure. Umva haburaga gatoya ngo mfe nkajya mbyumvira kure. Baraza sinzi uwakanze mwene hano baravuze ngo nyamara arahumeka kuko numva ngo bise guhera saa 5 ubu byari bigeze mu saa 7. Baraza baranyegura banjyana muri saro. Akigukubita se mu saa 5 kugeza saa 7? Urumva mu saa 5 byatangiye ari usanga numva ari ibintu byoroheje ariko yarankubise hafi isaha irashira. Kandi akankubita atanavuga ngo menye ngo nkubitiye iki gusa meruka avuga ngo ntago uriya mugore aroga ankubitira icyo ngo cyangwa ngo yandoze kugira ngo nduvemo arugarukemo. Abagabo baravuga ngo bagiye guhamagara polisi. Ndavuga ati mwihamagara polisi ngiye nshaka divorce. Yari wa mugabo nyine ugira akarimi keza aravuga ati mumbabarire sinabishakaga, asaba imbabazi baratwunga. Ngiye ndavuga ati ndavuga ati aho kujya mu mufunga ndashaka divorce. Baravuga ngo bashaka kumufunga. Ndavuga ati mwimufunga mu divorce munamufunga ejo murekure nazantema. Byarabiza kurangira nyine batuganirije burinda bucya bakicaye aho ngaho batuganiriza. Nuko numbaza uko byaje kurangira baragiye ratwe dusigara aho ngaho ibyo kumufunga byarangiye. Ndavuga ati ngiyewe ndashaka kwigendera. Abona ko ngiye kwigendera afatiranga muntu yanjye arayihisha kugira ngo ntagenda. Ariko ndavuga ati ibyo ari byo byose nubwo mishiranga muntu ku mutima ndavuga ati nubwo mishiranga muntu n'ubundi urupfu nari ngiye gupfa muri ijoro ejo cyangwa ejo bundi azanyica n'ubundi uko nabonaga ariyo gahunda. Iyo badatabara iyo rega badatabara mba narapfuye. None se ugira ngo iyo badatabara ukuntu nari nacitse intege ntabasha no kubaze ko yankubise ntabasha kwihindukiza gutya ntabasha nyine urumva amaguru yese amera gutya amaboko bibi urumva umubiri wabaye nk'ikigoryi ntabasha kwitabara. Urumva se hari hasigaye iki? Urumva uza kuruva mute ajya urumva yagiye mu kazi nanjye sigara mvuga ati n'ubundi nta mituweli mfite. Urumva yarakiri ku kiciro cy'iwabo nanjye ndi ku kiciro cy'iwanyu. Ndavuga ati sinshobora kugenda ngo nzagaruke. Muri ako kanya ntekereza nkahava mavuye. Ndavuga ati kandi sinshobora kuva hano ntafite mituweli irangamuntu yanjye yayihishe. Ndavuga ati muri iyi minsi ntafite irangamuntu akajya agenda nanjye nkajya kuzunguza avoka. Sinzi yansijya amafaranga yo guhaha +5 y'amafaranga +5 ndayafata mfata 1000 ndagenda nzunguza avoka cya 1000 ntahana 2. Mbona ahubwo birariye mbona gucuruza avoka mbona harimo akantu nimba wajyanye 1000 ugatahana 2. Ndongera gutyo ndangura izindi ngasanga natetse n'ibiki ariko mbikora mfite intego mvuga ngo ndashaka mbone aya mituweli yanjye nayo mwana wanjye niyo mwana wanjye. Mbonye ngize 12,000 mbikuye muri voka. Imana iramfasha za yasinze njya mu ikofi mfata irangamuntu yanjye
yaragiye yagiye mu kazi mu gitondo atazi ko irangamuntu yayifashe. mpita njya mu kagari ku bw'amahirwe umugitifu w'akagari wa undi w'akagari wo mu mudugudu deja bari bamuhinduye we yaranzi iyo njyayo yari kumenya uwo mukuru w'umudugudu bari bamuhinduye hariho undi mupapa ndamubwira ati rero ngewe ndibana n'umwana nta mituweli tugira nshaka mituweli aba atsinya igipapuro arambwira ati genda ku kagari umugitifu w'akagari yaranzi nimba ari Imana yarazi ko ndi madamu runaka ndavuga ati rero ngewe ndibana n'umwana ndi umufiyemere baneye inda ndashaka mituweli aransinyira ati ngaho genda gitifu aguteraho kashe ujye kwishyura ngeze kwa gitifu nawe abanereho kashe njya kuri sako kwishyura mituweli namajije kubona mituweli ako kanya mpita mfata utwanjye twose ndagenda nuko byarangiye nyine aje asanga nabyiye ibaze ko yagasanga nagiye ntamamagare kandi abona ibintu byanjye byose bidahari ndavuga ati cyangwa aho hari nawe yarandambiwe niyo yayo niyamamagara yahamagaye murumuna wanjye ariko urumva amuhamagara amubwira iki amubwira ati se amvuga mu izina aravuga ati araho ngaho ngo yaje ngo ngo nagira ngo menye ko araho ngaho gusa kuko nge numvaga yuko ningera mu rugo azaza kunesha umutwe nahise nshaka akazi ko mu rugo navuye mu rwanjye mpita njya i Kigali gukora akazi ko mu rugo uvuye mu rugo rwawe mu rugo rwanjye kuko urumva iyo ngenda nkicara mu rugo birashoboka kuba yari kuza akananesha umutwe ngo aje gucyura n'ibiki kandi ngiye numvaga nimba nkiza urupfu rw'uwo mwanya numvaga yuko naza gucyura biraba bibazo ariko Jera uzi yuko uyu mugabo mu myaka 3 twamaranye nifuje niyahuye nka gatatu kose ariko ntibyampira tutaruvagamo kuki wihoraga hari igihe nyine uvuga ati gusenya n'ibiki ariko hari igihe cyageze umumama navuga ngo ni umumama basengana arambwira ati nimba umugabo aza saa 8 birashobora kuba ikibazo ari wowe yasi yaje saa 8 umwakira ute ndavuga ati ngewe aza nasinziriye arambwira ati hindura nazi zo saa 8 ujye umuha karibu umubwire ngo karibu umugabo mwiza ikintu arakimbwiye ndavuga se mbanye ndabako karibu umugabo mwiza ku muntu mbona wagira ngo ni dayimoni kuri nge nsanga aho mbire pese ndavuga ati uwo mudamu arambwira ati muhe karibu ndabikora bwa mbere umugabo arishima mbona arahindutse nk'iminsi 3 ikindi gihe rero ndabikora ndafunga ndavuga ati aho kugira ngo azafungure reka muhe karibu ndafunga majije gufunga ndavuga ati arakomanga numva njye kumukingurira uzi yuko yarakomanze mbyuka niruka ndavuga ati reka nze muhe karibu nyigera ku rugi numva araweze umushenzikazi w'umugore atinyuka afunge nta soni ngegera ibigira ngo ntaye nkomanga rubanda rwose rwumva igihe ntahiye none se iyo yabaga ataraza ntiwafungaga we yabaga afite urufunguzo rwe akaza agafungura njyewe rero narafunze nshyiramo urufunguzo rwanjye iyo harimo urufunguzo rero ntabwo wafungura ngo bikunde yarakora ko nari ifite gahunda kumuha karibu nkamuha keya urufunguzo narurekeyemo sinzabyibagirwa ibyo bintu narabirepese kugira ngo muhe karibu noneho ageze ku rugi ashyizemo urufunguzo rwe biranga aravuga ati ino ngegera yashyizemo urufunguzo ngo uyu mushenzi ngo aba yafunze kugira ngo rubanda rwose ngo rumenye igihe ntahira ngegera numva byose bimvuye mu mutwe ndavuga ati ariko mbega ubwoko mbega umugabo numva noneho biranatsekeje ndakingura numva bya bindi byose napanze byo kuvuga ngo karibu umugabo mwiza numva ntago bikindimo numva birarangiye ndakingura arangije aragiye kunkubita urushyi ariko nyine ntiyarungubita ahubwo nkubitisha amagambo aranuka wangegera we iyi nzu ntiwayubatse ntukanyingirane ntukameze hanze aranuka biteye ubwoba ari nabwo nageze aho ngo numva ngize umubabaro mu mutima numva umutima ugiye guturika numva umutima ugiye kubyimba nagize ikibazo cy'umutima kubera we umutima wanjye wahoraga undya nakicara mu bantu nkumva umutima wanjye ugiye gushwanyuka nkumva umutima ugiye guturika
kubera amagambo yari amajije kunkubitisha nararize Gerard, nararize numva umubabaro mwinshi mu mutima wanjye, numva nagenda nkiyahura nko mu modoka zikangonga, numva nakitera icyuma nkapfa, numva mbuze isengesho nsenga. ndangije fata hari umuti bakoreshaga mu kazi ndawufata, ndavuga ati n'ubundi kuba nta kintu bibariye, ngiye kuwunywa arambona, araza wunkura ku munwa, arangije abankubise urushyi. Ibaze nari ngiye kwiyahura, barambonye abacikuje ka gacupa mu kukancikuza yankubise urushyi. Rwo harushyi ubwonko bwahikaraze, numva ndavuga ati ahubwo uru ni rwo rupfu. ntiyanakubaza impamvu arambwira ati ushaka wa mahero we kwiyahura? ugiye kwiyahura? kubera ko yaramajije kumbwira nabi, amajije kunuka cyane ngo kubera icyo uba wafunze, kandi ubwo nafunze ngira ngo nyine muhe karibu. Yego yumva yuko wenda mba nabikoze kugira ngo muraze hanze. aranuka biteye ubwoba, aranyurira. Gerard yaranutse, ndavuga ati basi niyo bigira inzira akankubita nicyo cyari kuba cyiza. Yaranutse ngeze aho ndavuga ati kubaho nta kintu bimaze, n'ubundi nta munezero nzabonera muri uru rugo. Fata umuti bogeshaga imashini kwa muganga, ngiye kuwunywa, abaraje wari uri mu gacupa nk'aka, abarawuncikuje mu kuwuncikuza yawuncikuje nkubise urushyi. Rwa rushyi rwaraje mpita numva urwo rushyi mpita numva runyibagije n'ibindi bintu byose. Ndavuga ati ahubwo uru rushyi nirwo rupfu nari ntegereje. Biba birarangiye, mba ndaryamye, ndyama numva nsaba Imana, Mana nyica, nkajya nsaba Imana wambabariye, basi nkaryama bugacya napfuye. Nkabyuka nkumva nkasanga ndiho. Buri uko naryamaga nabwiraga Imana, Mana mbabarira ndyame buke nsange napfuye. Ntabwo byigeze bigira ingaruka ku mwana? Ingaruka ku umwana nyine urumva ntabwo byabura kutamugiraho ingaruka, ariko ntabwo ari cyane kuko akenshi byabaga kasinziriye. Ariko ikintu cyamugizeho ingaruka n'icyo gihe yankubitaga agatabaza, akavuga ngo ndekera mama wanjye wapfuye, kuko umwana yanga papa we ku rwego nanjye ubwanjye ntabwo nzi ikintu amuhora. N'ubu ngubu aramwanga kuko urumva njya mu kazi ko mu rugo umwana namusize iwacu. Noneho yagira gutya yavuga ngo ahamagaye mama yamubwira ati uravugisha papa wawe ngo mwihorere ngo nawe nshaka, ngo nose ngo ashaka kumbwira iki? Rwose umwana w'imyaka 3 ibi bintu abikura. Umwana yanga papa yo ku rwego, niyo nambwira ati ndakugurira inkweto uvugishe papa wawe, ntashobora kumuvugisha. Yanga papa we ku rwego. Niyo mvuze ngo papa aravuga ngo ntukavuge uwo muntu. Ibaze uba afite imyaka 9, ni mukuru ariko yanga papa we. Hari igihe byageze aho papa arampamagara, ndavuga ati Glory akira vugisha papa wawe. Yumva aravuze ngo mwana wa nyumva nyine nese. Umwana yashyize telefone ku gutwi yanga kuvuga, aramwumva. Ageze ahita amereza telefone ngo akira telefone yawe, gusa kutavugisha papa wawe. Ngo arambaza iki? Ibaze umwana nk'uwo yanga papa yo ku rwego rwo hejuru. Byaje kurangira guhaye divorce mutandukanye? Byaje kurangira muri mu mwaka wa mbere, mwaka wa kabiri umva tumaze imyaka 3 dutandukanye. Ndayibona kuko nawe yageze arishakira, yashatse umugore ngo baratandukana. Niyo makuru mfite, ubu ari ku wundi mugore wundi wa kabiri wa nyuma yaho dutandukaniye, niwe bari kumwe. Yego ubu niwe bari kumwe. Mbwira mu mutwe byagezaho siko nubwo twatandukanye byagezaho ngaho n'abanicaranye n'umuntu bari gutereta, nkavuga ati mwumva ari nko kunderita isesemi, nkavuga ati se nduri ubwo muntu muri kuvugana, mwumva nyine ni nka satani uri kuvuga. Byagezaho ngaho numva ijwi ry'umugabo naryumva, nkumva wagira ngo ni nk'ikidayimoni n'iki. Byagezaho ngaho numva nanze abagabo, ni numvaga ijwi ry'umugabo gusa, nitabye telefone gusa nkumva ngo nkumva n'umugabo, nahitaga nkupa. Ngeze aho numva abagabo n'abagome, cyangwa numva abagabo kuko n'umugabo wese nabonaga nahitaga mbona, cyangwa duhuye nahitaga mbona numva mpuye na satani, kuko uretse no kumuhotera nkubita gusa
byageze aho ngaho hari akana twigeze gukoresha ako kana kajya kumurega ngo yagafashe ku ngufu, karakana k'imyaka 14 birasakuza umwana utoga, umwana w'imyaka 14 birasakuza ngo runaka yafashe umwana ku ngufu w'umukozi. Baza umwana ungana gutyo imyaka 14 ngo yamufashe ku ngufu. Kubw'amahirwe birahosha biraceceka. Nakwibaza mu kujya muri abo bagore bose kugira naho ajye gufata ku ngufu umukobwa w'umwana, umuntu ashaka kuvuga ngo umukozi w'umwana, ariko mushaka kwibaza ngo hari icyo yari yarakuburanye. Ntago ahubwo bwari ubuzima, ahubwo njyewe nyuma tumara gukora mariage hari umukobwa bararaga bandikirana ngo w'umunyacyangugu. Urumva nasomye message bakivuga iby'urukundo, akimutereta sheri umeze ute baby, baganira ibintu by'ubukwe. Urumva bapangaga gukora ubukwe n'uw'Icyangugu, ariko n'ubundi tubana yararamubwiye avuga ngo hari umukobwa twakundanye w'umunyacyangugu ngo dukundana ndi muto ngo dukundana imyaka 3. Ariko abantu bakajya bavuga ngo birashaka ko umukobwa yamuroze. Si bihagazeho nizo nkuru, kuko ibintu yakoraga ukuntu yakundaga abagore. Hari gift igeze guha umugore inshuti yanjye, umugore turi inshuti. Umugore akajya ambwira ati siko hari umugabo untereta, umugabo arantereta ariko mwana we yaranjujubije, akama story z'uwo mugabo umutereta. Ahubwo ati wagicucu oya fata nundi se ko umugabo wawe yagutaye se, ugize amahirwe abwo akakwitwarira nkamugira inama, nkumva ko mugira inama nzima, ugize amahirwe akakwitwarira byaba ari sawa, naho kumbi ndi kumugira n'umugabo wanjye. Akambwira ati we wa mugabo yanzaniye imbuto yamaye yahurute. Umva uwo mumama rero bundi abonye ikiganiro nakoze ahantu, aravuga ati mana we winyibutse uyu mugabo, kereka we na njyewe dusa nkaho twamusangiye ninjye uzibyiwe, kuko ushobora kuvuga ngo yaraguhemukiye umuntu akumva ko ari ibintu wihimbi, ariko nkanjye noneho yaterese akanjujubya ninjye umuzi, tushobora kuba muzi no kuruta uko umuziho mwabanye. Urumva umugore akajya ambwira ati sha Fani uzi wa mugabo umva none yamaye cyangwa ati se kukiruta guha amafaranga urwo rugabo timana we ninyatsi nyina ama gift gusa. Timwe twicaye ahantu turi nka 3 n'undi mu mama atubwira stories z'ukuntu uwo mugabo ngo yaragiye kumufata ku ngufu mu muhanda. Nubwo atari ku ishati yacyo nayiciye, ariko sinumvaga ko ari umugabo wanjye. Namenye ko ari umugabo wanjye, yamuhaye gift y'inkweto. Ubwo urumva mu mama ni inshuti twarahoranaga. Twarazunguzanyaga avoka, najyaga kumuca ngo tujye gushakisha imari. Arambwira ati mama go, ati reba tudukweto n'umuntu yanzani, ati shati nabarirwa n'ukuntu twanze kunkwira, ati ntago tunkwira, ariko namuhamagara ndamubwira ngo ejo azaza dufate bajya kumuguranira, ntago tunkwira ni binini. Hashize iminsi mbona umugabo wagezanye inkweto zisa nka zazinda, ariko sinamenye ibyo byose, namenye amakuru. Ndavuga ati se kunza ni inkweto zitankwira kandi usanga ugurira inkweto zinkwiri. Ndanamubwira ati ariko sheri siko zino nkweto hari umumama nazibonanye, tisi inkweto nizisa, numva ko nyine inkweto zisa. Kera kabaye twicaye, uwo mugabo wanjye aratambuka abwira umugore wundi wari wicaranye ati dore wa mugabo nababwiraga wanzengereje. Byageze haramwanga, akajya mutuka, agashaka kumufata ku ngufu, akajya muvuga nabi. Yamuvuga nabi tukamugira inama akabati kireke nimba gishaka gufata ku ngufu. Ndavuga ati ko ubundi uwo mugabo akuzengereje wari uvuga wazamutweretse. Atambutse amwereka umumama bari bari kumwe nawe tuziranye. Aramubwira ati ariko usikura mugabo, uriya mugabo ni wandi ugutereta ati usikura mugabo ari umugabo wa mugore inshuti yacu tiye, ati ni umugabo inshuti ni umugabo niwe mugabo wa Francine. Ati niwe mugabo, ati yo kuntu yangiraga inama, kuntu namubimubwiraga akambwira ngo arambwira ati sha Francine waruzi yuko wa mugabo twavugaga untereta unesha umutwe ari umugabo wawe. Ati namweretse mu maruna karambwira ngo ni umugabo wawe. Ndavuga ngo nagitangaje kirimo, nagitangaje numva nyine, ndavuga ati nagitangaje kirimo kuko ndamuzi. Gusa nyine ntago baryamanye, ahubwo yazagambwira ati ntago naryamana nawe kuko ni wa muntu ushaka ko tubikorera mu muhanda, nimba duhuye agashaka gukoresha imbaraga, kandi mu gipangu mbamo kirimo abantu benshi, sinamuzana iwanjye nubwo umugabo wanjye tutabana, ariko amakuru yamugeraho
ikindi si wa mugabo wakwishyurira inzu nyine tukamubwira ati wowe gusa mureke nimba ari utwaguha ajya tuguha ariko umureke ntago bari bakaryamanya bwo horaga mwiyama kuri icyo kintu ndavuga ati sha nimba ari we ntago bintunguye ni ibintu bisanzwe kuri we nta gishyashya urumva nyine inshuti zanjye hafi ya zose yagendaga zitereta ntabizi yo biza kurangira mpavuye nikorera mu rugo akazi ko mu rugo ndagakora imyaka 5 urumva nahavuye 2019 gatandukanye na 19 ya mu kazi ko mu rugo ngakora imyaka 5 Imana igirira neza nkavamo ubu ukora iki ngo ndacuruza utuntu nyine two kugira ngo mbone ubuzima turi aho ngaho duciriritse tutatuma mbaho nabi ariko nyine biri aho ngaho ubaye gute nta mugabo ntaki cyangwa shatse oya nta wundi nashatse ariko byara biragoye muri umujyi wa Kigali kuba muri umujyi wa Kigali nta mugabo nta kazi gafati kufite nyine biragoye jera biragoye kandi ndi wa muntu utiyandarika ngo mvuge ngo ndicira inzira muri ubu buryo mbona amafaranga hoya waramubabariye ntago namubabarira ntabwo nigeze mubabarira ariko ntabwo tuvugana biragoye ko yaramemukiye jera buri muntu wese afite igikomere cye buri wese afite igikomere cye ariko nimba umugabo yaranyicishije inzara akamena ibiryo ngo nabisambaniye nagiye kubiterurira amatafari umugabo akankubita akenda kunyica umugabo akanca inyuma umugabo nkajya kubyara nijyanye ndi nyenyine afite umugabo so umugabo uzamubabarira witura uwo mutwaro njyewe muri gihe rwose numva naramubabarira ngo ndakubabariye ariko nyine witura umutwaro mukuru w'iti jera Imana yo mu ijuru izamubabariye ku byo yakoze kuko we twabanye afite target yo kunyica ko n'ubu ngubu inshuro nyinshi narose ngo ari kunyica wenda n'iby'inzozi z'imiruho simbiza ariko tubana narotaga buri gihe yanyishe sinzi impamvu narotaga izo nzozi gusa nyine majije kwiyakira byarahindutse Imana yangiriye neza Imana imudufaranga ndacuruza biri aho ngaho ni twa tuntu tutatuma nanone nsabiriza nubwo wenda agera aho ngaho akaba makeya nkumva biranancanze ariko si ikintu nanone cyatuma ntago nsa nabi jera rero nsa nabi ntabwo byatuma wenda avuga ngo ngiye gusabiriza ngo ngiye kwiyandarika Imana y'ubwayica inzira reka tugane ku musozo Francine tugushime kubana natwe mu kiganiro n'umuntu uri kutwumva muri kano kanya yumvise akababaro kawe yumvise ibyo waciyemo yumvise ububi bw'uwo mwashakanye bwana kugezaho ingaruka mu buryo bw'amarangamutima no mu buryo bundi burya amarangamutima yapfuye n'umubiri nawe ntukora neza pe cyane Karina ari ikintu navugaga burya amarangamutima yapfuye ushobora kutabivuga ku munwa ariko umubiri urivugira cyane nyine ukabona kwa kundi tubwiye wari warananutse isura yarahindanye komera cyane n'abantu bafite ikibazo nk'iki ngiki cyangwa ushobora kuba waraciye mu kibazo nk'iki ngiki wegere Fani muganire umubere inshuti akuganyira umuganyire mufashanye wumvise ko nyine ntasabiriza ntagira gute ariko umuntu nk'uyu nguyu tujye tumufasha tujye tumubera umugisha aje kudusangiza inkuru ye ibyamubayeho wayino kuki utamubera umugisha ukavuga uti wararushye nabyumvise ariko reka dufatanye mu kuruhuka Francine mvuga nimero ya telefone yawe hari ikibazo nta kibazo 0790 nanone 4025 yego ni yindi mfite yego ndaza no kwishyira hasi ku muntu wifuza kukubera inshuti wifuza kukubera umuvandimwe wifuza kugufasha mu byo ukora by'umwihariko ushobora kuvuga ati reka nkomeze ubuzima bw'uyu mudamu cyangwa ari n'akazi yandangira nabwo it's okay cyane wumva wakora nk'akahe ari nk'umuntu wama akazi ko gucuruza ko namye nshakisha nyine hirya no hino mu masoko nicururiza nyine ntago nabanga bigenda neza n'ibya bindi bituma utabura ibyo ugaburira umwana ariko biragoye kubikuramo ibyo kurya ngo bikuremo y'inzu nyine jera ubona bigoye
ni kwa gupfundikanya ukabona iminsi iricuma. yego Francis wakoze kuba natwe mu kiganiro inkuru yanjye kandi ukomere. Murakoze namwe.